Mana ishimwe turagushimiye turi imbere yawe turagushimiye kuri Imana ishobora byose uri Imana. Hallelujah! Yes! Hallelujah! Mana ishimwe turagushimiye papa uri Imana ishobora byose uri hejuru ya byose uri hagije. Turagushimiye papa. Mana kugirira neza. Mana guhaye amahoro. Hallelujah. Mana guhaye urugo rwiza. Yesu we. Hallelujah. Hallelujah. Mana nakubakiye. Mana kugirira neza. Mana naguhata. Kibi cyawe papa. Mana naguhata. Mana naguhata. Vuga ngo Imana ishimwe. Vuga ngo Imana ishimwe. Vuga ngo Imana ishimwe. Hallelujah. Imana kugirira neza. Imana kurendeye umuryango. Imana guhaye amahoro mu rugo rwawe. Imana we. Inshuti bakunzi ba Legacy TV, aha rero ndi kumwe n'umugabo bita Peace. Yes, Peace wasuza abakurikiye Legacy. Asante sana. Yes, ubu rero ahantu turi Peace agiye kutwereka abantu basenga, mwumva inkuru nyinshi zivugwa mu nsengero, mwumva inkuru zivugwa mu nzu y'Imana, mwumva abantu bahanura, mwumva imyuka, mwumva abantu bafite amavuta, mufite byinshi mudasobanukiye cyane mu bintu bibera mu nzu y'Imana. Aka kanya rero hari abantu Peace agiye kunyereka bari gusenga, tumenye byinshi cyane kuri bo. Umva barimo hano. Yes, ngira ngo muri kubabona bari gusenga bavuga indimi. Peace uri kubabona barimo barasenga. Rero ni babana bandi nkuko bisanzwe musanzwe muzi ko abantu bakora umurimo w'Imana mu nzu, ariko uyu munsi twabasanzana mu kibanza, niyo mpamvu mpamagaye muvandimwe kugira ngo tugende mwereke barabavandimwe bari hari. Kuki bari kuvuga mu ndimi tutazi, si Kinyarwanda si Gifaransa? Nawe urabibone. Sawa tugende. Mama muraho. Yego. Yo Yesu Kristo. Mana ishimwe. Genze gute? Mana ishimwe. Fukamana. Yesu. Fukamana. Hallelujah. Witwa nde? Hallelujah. Witwa nde? Nitwa Peace. Witwa Peace. Yesu we. Yesu we. Mana we. Wari warabitubwiye Kristo. Ayiwe. Iyi ni imiti. Mana umufate kandi umukomeze. Imana ishimwe. Akeneye. Imana ikomeye. Haleluya. Mana we. Atari imiti ariko. Imiti ntabwo ngiye mpuza namwe. Mana yamwishyurira gukunda. Kandi Imana yamwishyurira gukunda. Mana yamwishyurira nikuzanya. Yo Yesu Kristo. Yego. Imbaraga zawe, amaraso yawe, ibiganza byawe bitakoze ibyaha. Aka kanya nibyo twizereyemo dusengera uyu musore wawe. Nukuri Imana yashobozwa nawe. Mugirire neza papa. Kandi hari byinshi wamukoresha. Mugirire neza. Mugirire neza amenye ko ari wowe Mana. Ari wowe Mana igira hukura. Jenje anganje kweberera ibintu muri none se mu miryango. Umurinde karande zo mu miryango. Mana we tuyamusengeye mu izina rya Yesu. Mugirire neza. Hari byinshi bimuhiga, hari byinshi bimurwanya. Umurinde mu muhanda, ukamurinda aryamye, ukamurinda amanywa n'ijoro, ukamurinda abamuhiga. Yesu. Gata. Komeza umuhagarare. Menye gute se ko mba mu muhanda? Wari wabivuze ko uzakomeza ukamuhagararaho. Iminsi yose twasenze hari ikimenyetso tubonye. Yego. Mana hari ikimenyetso tubonye. Yego. Kandi nukuri n'uyu nguyu
imana yo mu ijuru kugirira neza kandi imana yo mu ijuru igufitiye byinshi imana yo mu ijuru data irakwifitiye iraguhetse ntabwo izakurekura kandi guhaye byose wumva ukeneye hari ibirenze ibyo wifuza ibyo byose urabiguhaye imana dukorera ntabwo ibeshya kandi imana dukorera ntiyivuguruza kandi imana dukorera iravuga bikaba wowe yizera gusa kandi turabizi ko yizera kandi nayo iravuze ngo iracyagukunda kandi iravuze ngo iracyaguha uri imfura yayo ukabona mucuranga yes ngira ngo bakunzi ba Legacy murabibona wa musore Peace wari ugiye kunyereka ba bantu bari gusenga tugezeyo bahita bamusengera baramuhanurira reka tuganire bagere byinshi cyane batubwira amen yes mama uyu musore rero twari tuzanye aje kuba twereka aho muri gusengera dushaka kumenya byinshi ku bigendanye n'ubuhanuzi byinshi ku bigendanye n'ibibera mu nzu z'Imana byinshi ku bigendanye n'indimi muvuga muri gusenga zitari ikinyarwanda zitari igifaransa zitari icyongereza ariko nangajwe nuko tugeze ahantu mukahita mumusengera mugatangira kumuhanurira buriya biba bigenze gute murakoze kandi bamugisha Mwuka Wera rero asobanuye byinshi ku buzima bwa buri muntu kandi Mwuka Wera sinakubwira ngo uragenda mu muhanda umutoragure nta nubwo nakubwira ngo wicara ku ntebe umukureho cyangwa uramunywa mu mazi Mwuka Wera kugira ngo umuntu amugire aramuharanira ntabwo Mwuka Wera apfa kuza uko abonye ntabwo yajya mu kabari ngo agende ku musinzi ngo umusinzi yuzure Mwuka Wera cyangwa avuge mu ndimi ntabwo njya mbona uko mvuga Mwuka Wera gusa ni ingenzi kandi Mwuka Wera ni ikintu gikomeye mu buzima bwa buri munsi nubwo akijijwe hari ibintu adasobanukiwe yego ubu nshobora kumuha akanya nawe akabibariza urugero nk'ibi bintu bavuga ngo karande ngewe niyize hano bisanzwe barangije bahita bashinze akarande ubundi karande ibintu mubibonye ute karande iwacu nta karande bagira urakoze kubaza icyo kibazo karande ntabwo ibonwa n'amaso y'umubiri ibonwa n'umuntu ufite Mwuka Wera n'umuntu uri gusenga Imana yo mu ijuru kandi ugira amahirwe Imana ibihishuye biba byiza cyane Imana ibihishuye ikavuga ko hari karandi gukuyeho kagira inkuru none se Mwuka Wera ubundi Mwuka Wera ibyo bintu muba muzanjye ntabwo mbyemera mubona ari injuka Mwuka Wera sunda zute Mwuka Wera rega nayo ndasenga mutambura gutya ndakijijwe ndi umukozi w'Imana nibyo urakijijwe ariko Umwuka Wera uko wabukijwe ko utarakira Umwuka Wera muri wowe ntacyo byaba bimaze kuko Umwuka Wera umwami Yesu yaravuze ngo ni byiza ko ngenda hanyuma nkabohereza umufasha niwe mufasha n'umufasha udufasha muri byose hari ibintu tutakwishoboza tudafite Umwuka Wera oya hari icyo ujya gukora Umwuka Wera akakugarura Umwuka Wera ntabwo kuvuga ngo nukuvuga mu ndimi cyane izira ni impano z'umwuka mama rero kankubwiza ukuri hari ibintu muvuze wenda numva hari ibintu muvuze nayo numva biramfashe ibintu byo mu muhanda murabizi no muri imisi abantu bishakira ibiceri muvuze ku mafaranga rwose nanjye numva ni sawa ariko mutambona gutya nanjye ndasenga nzi gutandukanya Imana n'utumana ibyo rero by'Umwuka Wera muza ntabwo ngiye mbyumva neza Imana ihishura ariko ikibazo kiriho cy'ubu ntabwo umuntu ashaka ngo bamuhanurire ibintu bikomeye uragira uti karande muyibonye gute kandi turavuga amafaranga Mwuka Wera ahubwo dufokasinge ku Mwuka Wera twaje kibazo ngiye nicyo hanyuma Mwuka ko ahishuye karande ugahakana yahishura amafaranga ukemera amafaranga nuko ari cyazo twese duhuriyeho namwe murabizi sibyo nta muntu n'umwe udashaka amafaranga sibyo murabizi ikibazo cy'amafaranga rero niko yahishura na karande kandi zigukuyeho ibyo bya karande byo ntabwo nanabyemera ahubwo ngewe nababwiye ngo nemera Imana ariko nzi gutandukanya Imana n'utumana ibintu bijyanye n'Umwuka Wera muvuga sibyo ubundi mu by'ukuri Umwuka Wera muwumva ute umera ute Mwuka Wera n'umufasha kuko twaramusezeranijwe Yesu ajya kujya mu ijuru yaravuze ngo ndagiye ariko nzaboherereza umufasha ubu tuvuga aha ntabwo nakwiyuzuza Umwuka Wera kandi mukabona nibyo birashoboka ko muwuzuzwa n'iki noneho birashoboka ko wawiyuzuza ariko atandukanye uwo wiyujuje na wa wundi umwami Yesu yavuze ngo ngiye kuboherereza umufasha mama ngiye ndabona muri n'abamama beza pe sibyo ntabwo mwari munzi dusanze muri gusenga sibyo mu by'ukuri ibintu bijyanye n'Umwuka Wera nkuko muri kubivugaho mutazarasa imbogo mugakorera Imana mugakorera ubusa uzi kwiririza ubusa ubundi icyo bivuga turabizi mujya mwiriza ubusa mwebwe cyane mwiriza ubusa ni nk'imisi ngaho wiriza ubusa wowe ni nk'itatu wowe ni ingahe ni ibiri sindayirenza none muzi Ikinyarwanda kwiririza ubusa ubundi ariko muri kubyumva ibyo bintu cyenekeza ko ushaka kwiririza ubusa ubundi kwiriza ubusa uzi ngo uri gusenga ngo uri mu bintu ngo by'Umwuka Wera kugira Umwuka Wera ze
oya sibyo burya reka ngusobanurire aho ngaho iyo wavuze ngo ugiye gusenga ngo ugiye kwiyiriza ubusa ni ibintu uba wapanze wateguye ukavuga mfite icyifuzo runaka nshaka gusengera cyangwa nshaka gusengera nkatwe turabamama turubatse nshaka gusengera urugo rwanjye abana banje umugabo iterambere ry'urugo itorero nsengamo Imana izana ububyutse sibyo ni ibintu wowe ugafata umwanya ukavuga uti ngiye mu ishyamba cyangwa ngiye mu wanje mu cyumba ngiye gusenga mbwira Imana aho nyine uba wiyemeje kandi mbere yo kwiyemeza urabanza ukiyeza ukitunganya ukabwira Imana ngo Mana ndumva mwaje kwiherera aha ngaha namwe kugira ngo nabyo biba birimo ese mu ngo zanyu ntago mwasenga ngo bishoboke birashoboka ariko nta gaciro kandi uba weretse Imana tera intambwe ko wavuye iwawe nyine hari wanga kuva mu rugo kubw'ubute ufite kubw'ubunebwe nyine ukumvuga Imana hose irahari turabyemera ko hose ihari Imana igira imbabazi n'impuhwe nyinshi kurusha ndetse n'abantu kuza aha ngaha ndumva bisa naho ari nko gutereta Imana kandi mu by'ukuri ariko gutereta Imana ni byiza nabyo birimo ntabwo Imana itwemera ko tubi bigande isaba ngo uyiterete uyegere Bibiliya iravuze ngo mube mu byanjye nanjye nzaba mu byanyu urumva kuba mu byayo ntabwo ari ukuvuga ngo uraryamye uramuna ushaka kujya mu rugo ukavuga mvuye mu kazi mvuye mu muhanda ndananiwe uraryamye waniyoroje Mana ndananiwe ndaryamye undi ndera ijoro hoya ibyo ntabwo Imana ibyishimira ndi umukristo pe uretse ko sinangombwa ko nabwitorero nsengeramo ariko mu by'ukuri mu bintu byaciye intege nk'ibyo bintu by'umwuka wera abantu benshi buzura umwuka wera naje gusanga abenshi ni n'abesikoro gute se nge mbifata nk'ari n'injuga ibyo bintu n'ibinabaho ubundi oya ni kwa kundi bavuga ngo abumwe agatukisha bose ariko ntago ari bose oya mwuka wera ariho kandi tubisomeraga mu byanditse mwebwe ikimenyetso mu mpaye ni cyo ngicyo cyo kuvanga amafaranga ndashaka amafaranga ngo Imana niyinzanye ntabwo tuje kukwemera ubundi uburyo ngenjemo hano sibyo nje aha ngaha bitewe nuko numva muri gusenga nza aha ngaha kugira ngo niganirire namwe mbaganirize mu by'ukuri nge numva atari Imana inzanye urumva ntabwo gute se ibyo ngibyo ko nabyo kari zanjuga zanyu zo kwiyumvisha ibintu kandi bitari kuki se uwo ni mwuka wari kuyoboye aha rero burane batanabizi icyo cyonyine ni ikimenyetso cya mbere twemeza mwuka wari cyari hariya ko naho bari gusakuza usanga wenda nanavuyeyo hoya ariko nimunavuyeyo ntabwo byangomba kunagera aha ngaha n'ayo magambo Imana itubwiye ngo nishaka kubyemera umunsi wese abatumira nta kibazo mumbwire icyo kintu kijyanye n'umwuka wera wowe uvuze ko uri gusengera urugo rwawe bishoboka ko wasengera urugo rwawe muri iyi minsi abantu basenga bagiye no mu bihuru nk'uku bagiye mbona benshi bari gukora divorce nuko beriye impamvu gukora divorce rero buriya biratandukanye ntabwo umuntu wese usenga ariko bafite mwuka wera ahubwo mbwira ngo basenze nabi urumva hoya ntabwo imbere Imana ni nyembabazi hari nubwo dusenga nabi katubabarira kuko abakora divorce biterwa n'ikirone urumva gukora divorce bimwe hari igihe abari zakarande nakubwiye wanze kwemera nibyo yego kubera ko udasenga ngo Imana uyihe umwanya winjira neza mu isengesho ubwira Imana uyitakambira uyiterete bimwe nakubwiraga ikakureka kandi igira imbabazi irimo nyinshi ariko hari igihe nguyize ubwenge Imana irakureka iryo jambo se n'ubwa mbere ryumvishije rero nabifata nkaho Bibiliya yivuguruza gusa ibyo ngibyo kwinjira muri Bibiliya cyane tureke kwinjira muri Bibiliya cyane hari ikibazo nashaka kubabaza muri iyi minsi hariho ikibazo cyo kuba abapasiteri bari gushyingiranya abantu bafite inda yego ntimubizi impamvu ni iyihe buriya biriya bintu Imana irabyemera koko ariko reka ngusubize aho ngaho cyane ariko kurundi ruhande njye mbona nta kintu bitwaye uburetse mbanje ngusubize uravuga ngo Bibiliya ntibyemera ntabwo mvuze ngo wenda watwaye inda naterwa kera ngo barabarohaga abakobwa batwaraga inda z'indaro niko babyita nibyo ariko noneho ubu tuvugana ntabwo natera ibuye pasiteri ngo nuko yasezeranyije umwana w'umukobwa utwite kuko nanone umva impamvu wanze kumusezeranya sibyo ejo aragiye akuyemo inda arakubwiye musezeranye urabyanze ngo ukoze icyaha noneho yakunyuze mu maso ejo aragiye yandayikuyemo arapfuye ubwo icyaha kijya kuri nde kijya kuri pasiteri nabonye ugora umuyoboke wanjye none se niko bimeze ibyo ngibyo ndamenye nawe cyane kabisa kandi twasete ijana ku ijana nanjye ndabyemera niko mbifata icyo tugikasura ingana tuzakigarukaho ku bintu bijyanye ariko uziko ari byo ndashaka unsobanurire ndabaza wowe niwe mbona usa naho ushesha akaguhe ukabyara harya abamama nabo namwe mushesha akaguhe urijigisha ngaho sibyo yego ndashaka kwibariza ibintu bijyanye n'abapasiteri nkanjye ubu ngubu ntakubeshye kare twatangiye mbabwira ngo nakuyuzuza umwuka
kandi byakunda n'indimi ushobora nkazivuga kutemera nkubara ururimi nafashe rw'umupasiteri bita si ngombwa ko muvuga hano ntamwamamaza ariko agomba kuvuga ururimi ruvuga ngo I dig rimini dig urwo wararufashe narufashe n'ubu waruvuga ubu naruvuga sibyo nkaza nkanaguhanurira sibyo wenda nkakwizaza ibitangaza kujya wenda nkwigira uri muri umugore. urwo kubera iyo mpamvu Yego. ndashaka rero nsobanurire ku kintu kijyanye n'abapasiteri bahanurira abakobwa kugira ngo bakunde abasambanye biravuga rero ngo hago umuntu uvuga ngo yavuza itavuze uwo ngo ngo azagere kwa mabuye afite urubuye rw'urusyo ku mutwe we none nkanjye uri mu Ivuga- rujijo mbwirwe n'iki yavuze n'itavuze urumva ni pasiteri ni umukuru arakuyobeje arakuyobeje ni ukuba yishyizeho umutwe wawe nawe ibye ntibyari byoroshye aramuyobeje kuko agiye kumubeshya ngo imana yavuze kandi imana itavuze niyo mpamvu rero ku rundi ruhande rumwe ibyo bintu njye narebye mbona ni urujijo mbivamo kuko Oya. kugira ngo menye mwembi babiri ko muri hano yego wowe ushobora kuvuga itavuze uyu nawe akavuga yavuze mu by'ukuri njyewe ubwanjye ndabwirwa n'ikikwereka Uzi- wowe uyu nguyu afite urubanza imbere y'imana kuko njyewe arayibeshye nibyo Ariko se ubundi Imana ishoboye iki? ishoboye byose Imana ishoboye we iki? byose none kuki ibyanjye byayinaniye kuza kunyibwirira si njye nicyo kintu N'igihe cyamusobanurira ibyo cyawe. bintu iravuga iravuga cyane kuki se ngitanye Kuko Inyura mu bantu. no mu nzozi no mu yagusanga nzozi yakubura urumva? inzozi ngo ni nazo Cyane. zitavangiye mbabwiza ukuri njye ibyo mbifata na nabi. bibiliya wayisoma ugasangamo ibyo washakaga ibyawe biba birimo Rwose, cyane rwose Peace naragenze ndabona ariko ibyo ngibyo njye mbifata nk'ari nko kwiyangaje oya umuhakanyi oya si ukumuhakanyi no ya ntabwo ndi Ubwo umuhakanyi twabifata mva no gusobanurira yego njyewe nemera imana sapusa ndayemera ariko nemera imana nimvuga ngo imwe rukumbi muranyita umusilamu oya nta kibazo ariko mu by'ukuri mwavuze ko imana ibera hose icyarimwe Eh, nubwo nawe umwadeperi cyangwa umuporoso cyangwa se nawe waba umwadivantiste wese. umuntu wese Gusa amubejejwe icy'ingenzi itorero rye icy'ingenzi ndiki uri umukristo umukristo ndi umukristo ndi umwana w'imana yego sibyo nkuko namwe mukunda kuririmba ngo turi abana b'imana mwarangiza mukavuga ngo yesu ni umwana w'imana ku rundi ruhande ukumva ko mbifata nk'akajagari rero njye nanze kuvangirwa sibyo nanze kuvangirwa pe mu by'ukuri bivamo nifatira umwanzuro wowe ubwawe we n'uyu we n'uyu harimo intambara ariko intambara ngo ntizizabura Intambara kuza. ntabwo zizabura. ariko uzizana ngo Mbese ubu Yesu- azabona Yesu- none se nta hantu mubaze uzaba utarwana. nk'abakristo mubabwira iki bo mwebwe ubusa wavuyemo ubu nta ntambara ugira yego haragabanutse izo mfite rwose ubu ngubu ni iz'ibiceri ariko izijyanye zihindura isura ariko Ariko urazikiba ziba zifite. zihari. gusa ziba zahinduye isura izo uri kurwana ntabwo ari mumbabarire zimwe cyane n'izo- simbakure mu mwuka kuko uko n'ubundi warwana izo mu itorero si kimwe n'uko warwana izo hanze y'itorero mumbabarire biratandukanye njye nimufate nk'ikigusha muri Oya, nta sibyo kibazo. ariko mu by'ukuri sibyo igihe kintu nababwira rwose ni ugusobanukirwa kumenya imana mukamenya imana iyo ariyo kuko njyewe utangiye uvuga ngo njyewe ngo ubundi naraguye rero urumva abantu bamenya imana mu ruhande yagukoreyemo igitangaza uribuka yuko ushobora kubona imana ikurinze impanuka ugahita uvuga uti ngiyi ndayibonye indinze impanuka njye nkayibona ingaburira nkahita imana yangaburiye niyo mana yego buri muntu wese afite ukuntu Ifite uko imwiyereka, ifite ukuntu avuga ati imwiyereka. imana Reka rero nkwereke njyewe uburyo mfatamo yavuze Imana. ngo imana ni iya gusa Yego. kubera ukuntu yabuze uko ayivuga abura uko avuga ngo imana ni iya iya kuko iyo ari imurenze yari nanjye irenze ejo bundi ahangaha yarangaburiye ubu ndi kuyibona nk'imana igabura Imana ishimwe urejegeje Ni ukuri. urejegeje imana nta mikino Imana ishimwe ubu wayivuga Nta nabi mikino. uwayivuga nabi Mwaserera. akavuga ngo nta biryo itanga mwaserera nahaguruka mvuga wese n'iki imana yagukorera njyewe reka duhaye urugero njyewe mbikubwiye warira ni byinshi we reka rero nkubwire ntakubeshye ni byinshi niba uri cyane bumbwire ibintu by'imana nkarira Ii. byihorere Okay. kuko ibintu byandiza so kumva ari ibintu bizima nyine birababaje noneho mu kubabaza byari bibabaje ariko imana yarabihinduye none se ibinejeje kukinarira nuko wakumva ko imana irenze maze iminsi mbona wakumva ko irenze. reka rero mbabwize ukuri buriya abantu muvuga n'imana njye mbona mumeze nk'abantu mumeze B'abasazi. oya Ii. muri n'abana beza pe Imana ariko ishimwe. ikosa mukora ni rimwe mwebwe mukangisha abantu imana nibyo ariko bagacika ku mana Oya. mumaze iminsi mbona mu itangazamakuru muri social media ahantu henshi hagiye hatandukanye ngo imana ngo yateje umuntu akora impanuka ngo yaramubwiye yanga kumva none yamuhitanye oya mu by'ukuri gusa hari ijambo rivuga ngo ni imana ikiza ni imana yica kandi ni imana ikiza si imana yicute iryo jambo kwemera rirahari ko hariho satani akabona imana ariko uko biri kose njye mpamya ko satani ariwe waba wica ahubwo imana ikagutabara kwa gutabarwa ikakureka satani akakwica imana uvuze ko yica ntabwo nazaza kwireba mu rusengero ntabwo imana tuvuze ngo irica kwica ariko impamvu tubivuze gutyo reba ubona turi muri kigali sibyo ariko fata igereranya impamvu umuntu umwe aba mu etaje igeretse gatatu undi akaba mugeretse kabiri undi akaba mu kazu k'icyumba katanapavomye naguciye mu ijambo urumva ibyo nibyo nabwiye uriya mu mama kare yego
ni ukwiyangaja nk'ibintu murimo mwebwe muvuga ngo ni umurimo w'Imana nabyita kwiyangaja kuko Imana mu bumana bwayo umva se Imana mu bumana bwayo ngiye mbona yarikoreye inyigisho nyinshi zihagije nk'iyo ngiyo umpaye kuba muri etaje undi akaba hanze undi akaba ku ikarito undi akaba muri ariko kandi nubwo bimeze gutyo undi akaba muri gereza Imana irinda wa undi ba muri kakazu kadapavomye ni nayo irinda wa undi ugeretse muri gatatu urakoze cyane urumva ni nacyo nase twarakinywaga nta niyo Mana nemera wari wanga igikombe cy'amasaka y'umutuku kitagira isukari Sikunzi kiba kimeze kiba gishariye ese kuko igikoma kimeze neza cya sosoma nuko yabyayinaniye ntago binanira nyine nibyo nkusobanura Imana iratandukanye impamvu ikora ibyo niyiherero kandi nanacyo nkubwira hari bigira ngo iguha ubuhamya ikuremera ubuhamya Imana ifite ukuri tureba iri mu ijuru tujye muri Bibiliya ikakureba ikabona ni gukubita miliyoni 5 utazagushobora urahita uzamura urutugu ntago yagushobora impamvu ujye mbona bibaho abigishwa ba Yesu baramubaje ngo mbese mwami iriya mpumyi tubonye ni icyaha kiwabo cyangwa se ni icyaha cye bwite Yesu yabasubije ngo iki kugira ngo imirimo y'Imana no kugira ngo imirimo y'Uwiteka Imana igaragarire muri we kandi koko yaragaragaye kuko kuri Imana mu Mana bwayo n'uburyo nge nemera Imana no kuri iremeye ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza ko ari Imana mutarinze kuzana mu ishyamba dore basanze mu rutoki muri ikibazo nawe Imana urayemera ahubwo yemera cyane ariko uri gukomeza kuyihakana utubwira ibintu utemera by'Imana ikora ikibazo ni kimwe abantu nkamwe uretse ko ntabafokasingaho cyane kuko mwebwe numvise ari nibyo muvuga bikarya uragiye umuntu ambwiye kubijyanye n'amafaranga sibyo kubijyanye n'amafaranga byo ninzara ubanza ntazanashira sibyo se urumva ikintu gena ndi gushaka kuvuga ni ukuvuga ngo abantu nkamwe cyangwa abasa namwe nibo banteye kureka ibintu byo kujya mu rusengero navuye mu rusengero bagira ngo ndetse Imana ariko nasanze n'Imana nyakuri kubera iki se wifata abantu rero ngo bashyire mu gatebo kamwe oya hari baravuga ngo haba umwe gatukisha bose oya hari n'igihe ari we wari mubi isuku ki utamva yuko ari we wananira wabananiye kuki mwebwe ubwanyu mwe uvuga ururimi n'uyu akavuga urundi uyu akavanga Imana irambwiye n'uravanga Imana irambwiye noneho banza nta nubwo mbyemera byaga bikunde we nubwo namaze kumenya kuvuga ibinyoma uyu we ntakura afite nawe ahubwo icy'ingenzi ni ukujya Nyabugogo nkabona umuntu uri mu kagare udafite amaguru udafite amaboko nareba nkabona ngifite amaboko ubundi Bibiliya tuvuga ko Imana icyubahiro Bibiliya tuvuga ko Imana ihagarara ku bitugu by'umunyabyaha noneho wowe nujya gusenga noneho wowe ntuzumve ibyo mvuga ngo wumve ko ndi umunyabyaha wumve ko ntaguhanurira icyo ngicyo reka dusa n'abagikasoringa gato yego ibintu ndi kubabaza byinshi tuzabigarukaho ahubwo ikintu nanone nshaka kubabaza kandi cy'ingenzi pe yego maze iminsi ntekereza ko nshobora kuba nazakibaza ariko ngeze amahirwe mbona n'abakozi b'Imana no nkamwe bakuru no mushesha kangwe bamajigija urumva sizi badi kubivuga neza sibyo mu byukuri ndashaka kubabaza ikintu kijyanye n'abi bintu bya fundraising murazizi murajya mubibona fundraising ugasanga abantu bari kuvuga ubutumwa bagahimbaza bakaramya hakaza abantu babeskoro niko ngiye bifata nk'abeskoro bakaza bakakwizeza ibitangaza ngo zana Imana igukubire 7 igukubire ishuri 10 aho kugira ngo yashore mu bucuruzi wenda mbona naho hashobora no kuzana inyungu sibyo mu byukuri kira kintu cya fundraising mu givuga iki aho mufata umuntu mukamukuramo inkweto umuntu mukamukuramo ikote telefone murakayishyira hariya oya nta muntu yimukuramo ni ukuvuga ngo fundraising igomba kubaho gusa birabiterane biraba ariko hanini haba ari ijambo no gufashwa we yafashijwe we yafashijwe ngo kuremo inkweto y'umuntu ngo Imana iravuze wowe ubwawe uyikuriramo kayizana nta muntu wakubwira ngo kuramo ngo uzane ngo ugire gute kandi uribuka yuko na kera none iriya nkweto yayizanye ijya kera si kera none si kera ibya kera tube tubyihoreye sibyo kuko wibuke ko hahoze isezerano rya kera ubu turi mu isezerano rimeze gute ubwo n'iki ko hatazirindi rishyase ibyo tubyirengagiza bya kera mu gihe ritaraza turi muri shya uyu nareka kongera mu bya kera ahubwo sibyo yenda yemera kuko mu nzu y'Imana hazabeshwa azabeza kubera twebwe mumbabarire pe sibyo namwe mukurikiranye legacy ndabingize ntimufate nk'umuhakanyi kuko ndi umuntu ukunda Imana kandi nanemera ahubwo ngiye kintu mbaza izo nkweto iyo munazikuyemo akazizanira zijya hano ndi muntu uzambara bazifasha hari gihe bazifasha ko umuntu utishoboye cyangwa se byakoreshwa bigakoreshwa bakareba nk'umuntu uciriritse muri quartier ntemo ko fundraising nyinshi cyane n'ibiterane byinshi cyane abantu duturanye ko ntarabona reka tubyihorere nzayibabaza ubutaha murakoze cyane turabakunda kuko ndumva amazina yanyu ngira ngo mwakwivuga we nitwa Uwineza Clementine Uwiragiye Marie Chantal Mama Sandra
nibyo abana 3 abakozi b'Imana musa nanjye ni neza cyane Imana ikomeze ribashyigikire kandi bongera imbaraga ibagurira imbago njye nitwa Peace Yego. amoro y'Imana n'abana nawe koze papa icyubahiro n'ikibi cyawe hari uko twabonaga twebwe ntacyo twakwishoboza twabonaga tubaye ba nyakamwe twabonaga bikomeye ariko Mana urongera ururuka uraza uravuga ngo muhumure bana banjye ngo kubera ko ndi kumwe namwe wavuze ijambo ryiza uravuga ngo ntacyo muzaba ngo kuko ndi kumwe namwe ngo kandi ndi kumwe namwe ngo nta wundi mubisha Mana watubereye umurengezi ndabyibutse ko watubereye umurengezi uraza uraturengera uraza uratwambutsa ndabyibutse ngo abantu bari badushungereye ariko Mana wowe uraza uravuga ngo byose nibituze urigaragaza Mana turagushimiye rero data kuko uri Imana ishobora byose twagushimaga data ntabwo twabivuga ngo tubirangize ariko Mana twari twibutse Dawidi ngo yibutse iminsi ya kera ngo akuramburira amaboko hari iminsi ya kera twanyuzemo hari iminsi ya kera twagiye dutambuka hari iminsi ya kera kandi iminsi ya kera hari ibyo twanyuzemo ariko uraza uraturengera ibyo byose nibyo twibutse muri uyu mwanya tukuramburira amaboko kuko ari wowe wagiye udutambutsa warakoze Yesu warakoze nta mwana w'umuntu wari kudukura aho twari turi ariko data warigaragaje tugirira neza uratwambutsa ucyaha umuraba uratuza maze turambuka Mana we turagushimiye muri uyu mwanya nta kindi twarenzaho gusa data buza amashimwe turayafite kandi dukomeje kugushima kuko uri Imana ishobora byose icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose amen Imana ishimwe haleluya Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe cyubahiro ni cyawe Mana wowe utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza cyubahiro ni cyawe Mana wowe utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza cyubahiro ni cyawe byose turagushimiye kuri Imana ishobora byose kuri Imana igira neza haleluya Mana ishimwe turagushimiye turi imbere yawe turagushimiye kuri Imana ishobora byose uri Imana haleluya